oya njye ndashaka umuntu umufana wanjye wa mbere wa hano kuri Kigali Hot podcast nzamuhereza 5,000. sure umufana wawe ariko giye bintu ndikubabwira nta prank irimo Ni nta prank. filita nashyizemo ngamubaza ikibazo kimwe Njye nashyizemo filter y'umweru n'umutuku ni prank. Tujya twakomeza. ndashaka kubaza uriya mutipe ntabwo yari azi uyu nguyu muri kumwe Hello fun mumaze kutumenyera kuri KGL Hot Podcast ko tubaha ibyiza gusa mvugira ngo crack it. So guys rero uyu munsi n'ubundi ndinagigiga namaze kuhagera mu rugo birasanzwe dusigaye duhorana nshaka ati niwe mamagara sheri kugira ngo uze tutange ati abanyarwanda bashaka ati ahubwo se tizacu muzibona ese ubundi ko mutaturabura tizacu zirabakoma cyangwa nta kintu kirimo tubyihore tubivemo uyu munsi rero twabazaniye content ya danga ya mama yake uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bidahuye na sinema zacu dukina kuko mwamaze kubimenya ko ibyo dukina nyine ntabwo ariko tumeze Gigi nase uri indaya inde wowe nase se ukina uburaya indaya se sinda y'umuntu buriya indaya ni indaya shaka Gigi nukagigisha ibintu byinshi ngo iki indaya ni inda yanjye indaya ni inda yawe kubera indaya nyine ni inda y'umuntu kubera iki kubera iki indaya ni inda y'umuntu nanjye nawe usigaye warangiza umuntu utazi mu Rwanda mukora hoye usigaye warikujije ahubwo kandi nkuruta indaya nyine ni inda nyine indaya iba ari inda ubu nawe uri indaya kubera ko inda yawe ni indaya ntabwo indange ari indaya ndakwibujije mukobwa ubwo njye indange ni indaya ariko njye ntabwo ndi indaya ariko indange ni indaya okay ntabwo tubitina ko ibyo ntabwo ushobora kubisobanukirwa ko Gigi yana bafitiye ibintu byo kuncabiranya Gigi yatari kubaga aba ari kumama abantu bizaza muvuga ngo ndi indaya mujye mubona ko inda yanjye niyo ndaya njye ntabwo ndi indaya inda yawe ni indaya inda yanjye niyo ndaya ko mba ndi kuyigira inda yanjye okay kumbi kubira okay mba ndi kuyigira inda yanjye ntabwo njye ndi indaya inda yanjye niyo ndaya kuko niyo uhigira ntabwo nagukora ngo ubyikoreshe uri gukorera inda yawe so rero turabakunda mujye mutwihangana ariko hano twe tuba twaje muri relax Gigi cyane ni mujye mubona ko ndi kumwe na Gigi mujye mumenya ko twe tuje muri relax twebwe tuje kuba dutera story right tuvuga ibintu bimwe uburyo tubyumva n'uburyo tutabyumva kimwe ko giye na Gigi buri akenshi ntidukunda kumva ibintu kimwe Gigi ndi gushyigikira iyo ndi guhakana aba sponsor we abashima aba sponsor iyo ndi guhakana abaviye we abashaka abaviye rero mwashiti zanjye mwe nanjye singe Gigi ni utuma n'ubundi Gigi iyo ari hano ni uhindura ikiganiro formule y'ikiganiro butayari bayahi ubu nayihenye namaze kuyihengeka amaze kuyinjiramo amaze kubigira ibindi wowe wanga aba sponsor kubera iki dukumbuye kujya hanze ariko oya mbabarira ufite akazi kenshi bari aba sponsor reka n'aba sponsors kujya hanze se n'ukujya mu ba sponsor bibuke nawe nibuka Gigi njye ntunsebye njye nta sponsor ngira nanjye nawe ngira barivugira guys mutaye mugira ngo tuba turi seri nyine dukumbuye gutembera ariko ubundi Gigi reka nkubaze ubundi ugukundana n'umuhungu ukurusha imyaka ho gake yaba akurusha imyaka wenda umuhungu uri muri 30s reka tuvuge abahungu bari muri za 30 ego na sheri wanjye ari muri za 30 ariko aracyari muto nibwo ari kuyinjiramo abahungu njye nateretanye n'abahungu bakuzemo bandusha nk'imyaka 3 4 5 gutyo nyine bari muri za 30 urumva baba bakuruta baba baturutaho umuhungu uri muri za 30 yuko nawe bari tabo shanjye ntago bimbo cyane ko nanubwo njye reka nkubwire impamvu ifatika ituma nkubwira ngo birambo bro umuhungu uri muri nyine uri muri iyo myaka 35 nyine aho ngaho bro usanga ni wa muntu udashobora naduke yari bitari njyewe cyeka niba narahuye n'ibimeka usanga mutaninjoyinga man usanga umwandikira yakwandikira ngo bon appétit ntiyongereho sheri ntiyongere agatima ngo bon appétit ukabona ni iki bon appétit kiraho kibaza se bon appétit rwigendera ruhengamye njye mashaka njye nkunda kwitetesha mu rukundo
ndiye nkunda guteta mba nshaka ngo mbaze aho mbabara mba nshaka ngo nubona nari kukure njyewe mba nshaka ahubwo ngo ibintu ndi gutekereza mu mutwe wanjye wowe bimenye nabikubwiye ibyo ngibyo uzamwibyarira ariko nyine gukundana n'abahungu nyine bari muri iyo myaka nibyo we mabure ngenda bakunda kubera babazi icyo bashaka kubera ko babazi icyo bashaka baba bakuze mu mutwe nose ubu nzaba mfite nka 20 nkundane nye abarinjije mu basi wenda akurutaho gake muhuza vibe aribwo yari kuzuza mu mathati arengeje nagurahura ako bros umutipe ufite imyaka 32 n'abari kukwandikira nagurahura n'ufite 35 kuzamura ukamugabura nyine afite vibe ubona nyine wagira ngo nyine murangana abahungu bose na Kongo bose nakundanye njye mfite ex njye ba ex mfite bra ex no kuvuga gute umuntu mwakundanye akagenda kuvuga expired ni umuntu wakunze byanyabyo ukumva ko umukunzi nawe akagukunda byanyabyo niwe mutandukana akaba ex ariko wagukunze wowe ufite icyo umukurikiyeho uwo ntabwo ari ex ubuze nyine second hand nzi kuntu twamwe na ex ngera uramufite uwuheze ufite ikimenyetso cyeza nta kimenyetso ufite kimenyetso ntacyo nta ex n'umwe wagusigiye ikimenyetso njye mfite ex hariho nakundanye nawe sha hariho nakundanye nawe oya ubwo ndahita nkubwira ko ari babi ariko ntabwo ari ex wanjye okay nuwo mwacirinze nese na ex ugira mu buzima bwawe vugisha ukuri nta muhungu wakunze nawe akagukunda mugatandukana njye saba abahungu dukundanye turatandukana tukavuga ngo mva turatandukanye oya pana gutukana reka gutandukana si ugutukana reka njye ngeraho nkumva ndabihaze ukajya ubona ko ni nkeya ukajya ubona nyine nabivuye mbese bivuze ngo ntabwo ushobora gukundana ubundi igihe kirekire wakundana n'umusore n'igihe kingana gute ubundi igihe kirekire duhararana reka njye mbifata nko guhararana ko ntabwo tuba dukundana ntuguhararana amezi nk'abiri ababaye amezi 2 guys amezi 2 nyine muba muhararanye nose nyuma nkundanye nawe ngo tuzabana abahungu b'iki gihe umuhungu ukubwira ngo muzabana numwe kwijana si niki cyabababaje abahungu oya generation yes umuhungu bajije arakubwira ati sinzashaka umugore umukobwa bajije ati sinzashaka umugabo nese bizagenda gute abana se bazava he abana turabafite nose tuzarenzaho ko dufite ushaka tuzagiye giga nagashobotse pe ndashaka ko gakubwiga dashobotse ntabwo nshobotse pe mubimenye ko ntashobotse amezi 2 muri relationship abari menshi none muhararanye nabwo urumva nyine akembwira nyine umuntu mwatindanye mwamaranye igihe kingana gute ko n'ubu tukiri kumwe umuntu nyine twatindanye mvuga ngo sha umva nkubwire respect ndakurespecting kuko nyine nawe ari muri iyo myaka ariko nyine iyo turi kumwe yisanisha nanjye nimba nyine ubona nyine ntago yifata none se nifite ikibazo umushemi wawe ufite myaka ingahe ndebe neza ntabwo ndi kukabona iyi ngiyi yose none se ikibazo mfite ni kimwe uzi ko bya bintu wabwiye ushize ngo wa muntu ngo ni pranka ngo mwateranye pranka shu kandi ko ushobora kuba ari pranka ngo none kuko urumva yaje nyuma y'uwo anagendanye imbere y'uwo amezi angahe se amezi 3 mwakundanye amezi 3 ataguterera ivi ose ni pranka oya bitari pranka okay reka tubiganire bitari pranka ndabizi ko atari pranka kuko ndi inshuti yawe ndabizi neza kukurusha ni pranka okay nta kibazo mu bifate ko ari pranka kuri Gigi ariko giye bintu ndi kubabwira nta pranka irimo ni pranka nta filita nashyizemo ngo ikibazo kimwe njye nashyizemo filita y'umweru n'umutuku ni pranka tujya twakomeza ndashaka kubaza uriya mutipe ntabwo yari azi uyu nguyu muri kumwe kandi yaranabibonye akabona na postinze nyine agakwama urumva hari ukuntu utindana n'umuntu cyane akagera mukamera nk'abavukana hari ukuntu utindana n'umuntu cyane mukageraho mukamera nk'abantu bavukana yabona nk'akantu nka kariya kabaye agahita avuga ati yewe uriya se ko mwiziye kandi koko nibyo nejo bundi waraje man njye reka none se wari kumbwira
ubu abambwira ngo ubu byose ngiye kubikora ngo ejo ntibazongera guterera ivi. none se ibyo bintu bimanaginga gute usiko giye no gutendeka sheri wanjye binanira ntago nyambishobora ariko nayo ntago nyene njyewe hari igihe nigeze kwifata sheri sorry nureba iki kiganiro ntuzarakare hari igihe nigeze kwifata urumva sheri wanjye twarashwanye ndababara pe numva umushiha uranyishe n'abatuzi n'ikindi nanjye ngiye kujya mutendeka mbona umutipe mwiza pe w'ibaga udafite ikintu na kimwe baye arantese nanjye ndavuga ati shani wene narategereje mu mabazo urukundo rwanjye urumva agiye nabikoraga kugira ngo njye mwereka ko uko yagenda akajya ahandi nawe ariko sheri ibintu byabaye birasekeje naragiye urumva naragiye ngirane njya gutetera nyine n'uwo mutipe anjyana kuri date bwa mbere gakabiri arampamagara nimugoroba ngo bitese wiriwe gute ko njye nankunda kuvugira kuri telefone buriya umuntu nzi neza yanyandikira naho kumamagara rwose kwandikira agasubiza ko bigorana nyine kunyandikira ngasubiza impamvu bigorana nuko yako nyine babaye benshi nsanga wowe wanyandikiye saa 2 urumva nafungura telefone saa 2 nibagiye ko Mr. sorry wena gari ye ushinzwe data najye kureba najye kuri WhatsApp nagiye kwandikira ikintu kiri serie kandi gihita uhamagara kuri WhatsApp zaza mita nkwandikira mpamagara kuri WhatsApp kugira mpite mbireba kuko uzi si impamvu nagaruka ngagusubiza abantu nuko abantu batanabyumva bro usanga muri chat mfite chat 1000 n'urugero nta group imwe njyamye ari 800 wenda nashubijemo 200 iyo bugiye gucye nsanga byongeye byabaye igihumbi nese ubu nsubiza bari hejuru uri hejuru ntamusubiza uri hejuru buri hari abantu naryo si umuntu uhora hejuru buri ahora atari bwase ngiye rero nagerageje gutendeka sheri wanjye shyira umutipe nta nubwo twamaranye n'icyumweru nyine niyo mpamvu mubwira ngo abari pranka oya nyine ngiye gutendeka ntago nyambishobora nasingiye urumva mbishoboye nyine ko azitendeka umuntu akagera ku rwego kwambika impeta ahubwo nabo bahungu b'iki gihe nabo bafite ikibazo ukundanye n'umugabo amezi 3 wisitera ivi ase ubundi wa musore nane ukuraye iki cyatumye unyana ahubwo se yarakwizeyemo iki kwagira ikizere nanjye sinkwizera turi buriya wari unyizeyemo iki wabona wa musore warahiye pe ni ukwihangana okay sorry nta kindi nakwibwirira basore nicyo kintu cyose wabona gunyizeye we tuvugisha ukuri reba gigi nawe akurebe umbwira ati ndeba nanjye nkurebe turebane ibyo cyizere mu gikura mbabari umbwira icyizere cyo gufata ugategura surprise ngana kuriya ugatumira abashuti banjye narize urijijwe n'iki ihene nicyo ndi seriyo koko byibuze tutabeshyanye umva mbabwira rero ngiye inshuti zanjye gigi agira umutima ntashobora utanga izere ry'Imana nageze kuri iriya proposal nagezeho saa 6 z'ijoro aranaguproposa we aranemera barifotoza gigararoga ko ntabwo byumvikana we mfite n'amatike yagukatishije y'indege sha ishura nkasa nagezeho saa 6 z'ijoro nta bitware umanyama umubwire nyine story nandi kuguha ngiye gutendeka byarananiye yumva ibintu byabaye nge n'uwo mujama urumva naravuze ati uyu mujama ngiye kugerageza urumva mukunde munganyisha na sheri wanjye kuryo sheri wanjye azayambabaza ajya kwirebera the guy umuhungu wawe ubwo turakundanye umunsi wa mbere byari byiza tandikiranye aramva ankorera ananyohereza KFC rwose ndagushimiye inshuti y'Imana warakoze nkunda KFC pe na sheri wanjye arabizi ko nkunda KFC yarambajije ngo ukunda iki nge ndamubwira ati ayamwe ukunda iki mu byo kurya ndamubwira shagiye sinkunda ibiryo ako KFC ndayikunda ariko abaragiye nkoresheje KFC aranzanye story yari uri kundeta muri iminsi urumva kandi muheti y'uwo muji wanjye noneho the guy wawe ndavuga nge gutendeka byarananiye pe turakundanye umunsi wa mbere nta kibazo umunsi wa kabiri nta kibazo umunsi wa gatatu mbona umujene ariko yamamagara cyane bro gramfe kumumagara cyane najye kuri IG ngasanga yanyaniki najye kuri TikTok ngasanga yanyaniki ugasanga atena ngewe sinanakoresha Snap nchata Snap uranyikoresha nifotoza ntago ngiye nyikoresha nchata nta nubwo Snap nyifata nk'urubuga bakoresha nyine nsikari y'amafoto kera ngo Snap ni ubu nabimenye vuba ko bayicatiraho mbonye sheri wanjye bamwandikiye kuri Snap ndavuga ati se baby ngiye ko ntakoresha Snap
we bino bintu bimeze gutati nanjye ntacyo niyizishe wanjye rero ibintu by'imbuga byo none ntacyo afataho umutipe twamaze iminsi 2 tumeze neza umunsi wa gatatu mbona ari kunyabiza cyane nabimenyereye kandi sheri wanjye ukuntu twibaniyeho njye nawe ibintu byo kunyabiza buri kandi ntago tubikora nanjye sinjya mwabiza cyane ushaka kumuhamagara mu gitondo mubaza uko ameze saa sita akambaza niba nariye cyane ko twabonye unamuhamagara ntakutabi cyane ko ubushize namuhamagara kunyitaba ariko yahise amuhamagara nuko ikiganiro cyari cyarangiye biraza byari bimaze iki ko twari twamaze kubona ko nese sheri wanjye aba muri showbiz ngahagira dukomeze wineranya no nanyende yaduteranya natahani iyi ngiyi dore akudana ameza ayo mezi 2 rwose mba numva ari no kuntera mu mutwe we barakuroze ndanakureba nkumva wese ko sheri wanjye namuhamagaye nanyitabe usko binyibukije katwongeye tumuhamagaye aramuhamagara mubaza iki ko twabibonye tumubaze noneho kuntu atajya nyitaba mwandikire ko tubihinduranye we mwandikire iki se katumuhamagare tumubaze noneho twumve noneho uyu munsi twatadutenga mubigerageze noneho natanyitaba mana yanjye mubigerageze twarababonye nimwatubonye ndagukizwa ni kapa yanyu twarayibonye ngesheri wanjye bose na tanti ma telefone yanjye ako tinjira muri kamera ucanga umva nanyitabura iki etuma amafaranga kandi leta byerekana ko yama leta menye ko mukundana oya nabyo gukundana none se nibyo ugiye kureba amafaranga uyafite nanjye ndiyo shamana atanyitabye nani nahita mukatira mfata unyigumanire ngo nuko ye so rero guys ngagiye guhamagara mugabo we nako sheri we akose ko umugabo muvuga ubitinya murabona yambaye n'impeta abakobwa b'inzobe muri ready yo kwambara kandi ngo yarambwiye ngo nagazambika umukobwa wirabura so waretse ko kubungu ayayitabye agufasha allo hagenze kumubwira iki twashaka kubona kagufata ntago ndi kukumva uri muri dushe banza wumva ikintu ngiye kubaza nyine umbwire ese turamubaza nk'iby'ubushize mubwire ngo ndagukunda ndagukunda baby ndagukunda shiri wanjye sawa bye ikiganiro nkivuyemo bye baby nagiye ujyahise icare wumva utuje nkivuyemo nyine uko yaki wiyahuye sagukunda nese si byo washakaga kumva byagaragaye mwabibonye ariko abanje kumwandikira yesu we telefone sinyisabye seti babe bandeba ubanje sinyisabye bandeba nkanabivuga bandeba aha tubyihorera seti namwandikiriye he uyu munsi se bwo narizi ko turi bubikore cyera waragukunda ariko uriya muhungu wa mugani waramuroze hari umuntu wigeze kutwandikira message nako yayandikisha ari wanya nabwo yandikiye ngewe ngo icyo gikobwa cyakuroze ndavuga nagushobora no kureba ngureye ko ndi mwiza basta nankundire ko ndi mwiza siko bakobwa babaruze none ako ngiye mba muri mwese mwaroganye nose iyi meta se ya kabiri wambaye ra naramusare naragusare ntago nzira natigurishe ngiye uramunda kugurisha uyu mwana agurisha impeta nshuti zanjye nashaka kubamenyesha ko umuntu wese ufite impeta akaba adashaka kubana n'uwo muhungu ndaza gushyiraho nimero zanjye azajya zibagurishiriza afite n'abantu bazigura kuri cyamunara nazira ndabyo babahereza n'uzazibona bifera inzu gituma amagara ubwo ati nyine turagutuje nese gigi abo bantu bo kuri KJ podcast urababwira iki tunabasezera kuko nge nawe iyo twahuye duhagarikwa n'Imana n'abantu mwe bo kuri KJ podcast barebe neza ubibabwira mwambonye turi kurebana ndeba nkurebe ese filime yitwa Feminist bundi murayizi bakubwira murayizi guys mugende kuri Hobe Movies murebe filime iri gucaho yitwa Feminist ni filime nziza irimo inyigisho ku bagore baba babaye n'abagabo babo mutabanye neza mugende kuri Hobe Movies Feminist murakuramo inyigisho ikindi nababwira rero KJ podcast turabakunda pe nakagaruka kandi tuzaduhora tubatamo mana turabakunda uyu mwana nagajya batenguha niyo nambwiye saa 9 z'ijoro ngo ngwino dukore yabyuka kaza tugakora saa 9 z'ijoro saa 7 udimpamagara nta kibazo ngewe rwose tukiva muri shoot tujye duhita duca hano tubanze twitema nta kibazo ngewe nagomba nshaka ko bano bakiriya bura n'abakiriya bacu
aba ni abakiriya bacu ntabwo ushaka ko abakiriya bajya mu rindi duka ntabwo tuba dushaka ko mujya mu rindi duka twebwe ibintu ducuruza nyine biba ari mu mwimerere biba bigifite umwimerere. Turi hano ku bwanyu aka gacano ni akanyu mukarebe mugakunde mukikundisheho niyo katabakunda ko ariko karabakunda ahubwo turabikundisha reka tubikundisha guys rero reka tubikundisha ariko namwe muzadukunde pe nyine ntibizabe nka kwa kundi ngo wakunze umuntu mudukundwa akazi ariko boro mutubone nk'ibibaju turi ibibaju muturebe turebane reka tuzajya tuza no kubasura ndashaka buri cyumweru kujya mpura n'abafana banjye 10. Oya njye ndashaka umuntu umufana wanjye wa mbere wa hano kuri Kigali Hot podcast nzamuhereza 5,000. Sure. Umufana wawe azabyerekana ako kantu seti uzakabanza imbere kandi ese kutakubwira abantu ko seti kamera ze zitabo. Ikindi kandi izi kamera ukumuba mute nta AI nta filter nyine nuko nguko tumeze. Kamera nziza papa. Izi kamera ni nziza uwashaka kugira mu makwe mu birori bitandukanye. Ngo biyaza gukora ubukwe nitwe twari bumugira ute twari bumugira. Ariko n'ubundi mfite ubukwe vuba ahangaha. Ufite ubundi? Nyuma ya buri ushatse ubundi. Nawe uhora n'ikintu cyiswe ubukwe bw'Adamani. So guys rero Kejeli Hot Podcast nakagaruka buri munsi tubatamo kandi ni koko tugomba kubatamo ibintu by'ubwenge ibintu birenze tubibutsa ko ushaka kwamamaza ushaka kugira ikintu na kimwe ushaka ko ducisha kuri ni imipira myiza ituruka kwa mama Nicole nawe wodarinzeyo ubu ngubu se uzaro tukugezeho nzahita nzakora ikiganiro hano mwambaye yego rero urumva twebwe tubazanira utuntu twiza tubabwira ahantu hari ibintu byiza namwe abandi bashaka ko tubakora advertising mujye mwandikira nimero mubona kuri channel yacu ubundi mutubwire tubamamarize nta mafaranga dusubiza inyuma mu kwamamaza uko byagenda kose. Crack it.